Nicaye ntuje hamwe, naje gutekereza mbona uyu mwaka hari abantu benshi cyane uyu mwaka ushize bapfuye, ushize batawumaze. Nanjye ntekereje nza kwibuka yuko hari ibyampize, nza kwibuka yuko hari ibyahize ubugingo bwanjye, ariko Imana irandinda. Uru rutonde harimo ibyamamare, harimo abantu bari bazwi mu buryo butari bumwe, aba ngaba bari abakozi, aba ngaba bari bafite imiryango, aba ngaba bari bazi gukora, ariko kubera yuko ubuzima ari nk'uburabo, uburabo ngo mu gitondo buba burabya ariko nimugoroba bugahinduka. Rero ubuzima nabwo ni nk'uburabyo, hari abishwe n'uburwayi, hari abishwe na agisida, hari abishwe, abantu barapfuye benshi cyane muri uyu mwaka. Nawe kandi hari impfu wasimbutse nyinshi cyane, ariko kandi zatwaye aba ngaba. Rero ndaho ngaho ntekereza uburyo Imana yabanye nanjye, naje kwibuka yuko mu mezi 12 nsubije amaso inyuma, nibutse muri ayo mezi 12 yose, naje gufata umwanya ndavuga ngo nkwiriye gushima Imana, nkwiriye gukunda Imana, nkwiriye guha Imana icyubahiro, nkwiriye kuramya Imana, nkwiriye guhimbaza Imana, kubera yuko Imana yaranyimanye. Imana wowe yakurinze kuba umuhigo, yakurinze kugwa mu mutego w'ibyaguhize. Ni byinshi byaguhize, ni byinshi byagushakaga, ni byinshi byashakaga yuko utarangiza uyu mwaka, ariko wowe urawurangije. Wibwira yuko se ibi ngibi byo kuba urangije umwaka, wibwira yuko ari ibintu bitunguye Imana, cyangwa se wibwira yuko kubaho kw'inkoko ari impuhwe z'agaca? No, kubaho kwawe Imana yabaye mu ruhande rwawe, Imana irakurwanirira, Imana ishinga ibirindiro ku buzima bwawe, Imana igushyira mu mutaka, Imana igushyira mu rwihisho rwayo. Uba nka Dawidi niwe wavuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Imana nayo yagushyize mu gicucu cyayo, igushyira mu rwihisho rwayo, irakwimana. Abadayimoni bazikutse, abarozi baroze, imitego bateze, ariko Imana irakwimana. Rero nagira ngo